mwatangira mutwibwira. Murakoze, nitwa Karangwa Vedasti, uzwi ku kazina ka Papa Messi. Ahantu muri Mpakabavu, akagari ka Nyamabuye, umurenge wa Gasyata, akarere ka Gasabo. Kuki bakwise Papa Messi? Papa Messi kunyita Papa Messi, nakundaga umupira cyane. Ariko nkakunda umukinnyi witwa Messi. Umva ntanzi simuzi, mugoretse kumubona ku mashusho no ku mateleviziyo. Ariko ndamukunda, naramukunze kugeza mwitira umuhungu wanjye imfura. Nubwo nti umuhungu wanjye wa utawutera iri zina rijyane kuko Messi naramukunze pe. Yaranshimije mu buzima, ndavuga nti mana niyo mfana abonye Messi kugenda mbabaye. Ariko abantu benshi bakundaga kukumva ku maradiyo, no kubera iki ku maradiyo wabaguri kuvuga? Ku maradiyo ndi umuntu ukunda umupira kandi nkunda ibyishimo. Kandi ibyishimo urabizi nta imantasi bicuruza. Buriya ni ngombwa kugira ngo tubiharanire ntabwo byakwizana. Nta mpamvu yo guhora umuntu ababaye. Nakunze agapira kandi ibyishimo cyane, bituma mbesha utitangazamakuru cyane. Nawe urimo ngo abantu bakuzi ku bijyanye no guhamagara kuri radio, usa nkaho bitubwira. Gukunda guhamagara kuri radio cyane, buriya kubera gukunda gutega amatwi amaradiyo cyane, ko sinageze amahirwe yo kwiga. Buriya mba ngira ngo ndeko nagaruze igihe nataye ntarize, kubera amateka nyine igihugu cyacu sinabashije kwiga menye ngira byinshi menya. Ni muri rwo mbashaka kugira ngo menye icyo nakamenye, abantu bifasha muri itangazamakuru. Hanyuma Papa Messi, ngo kubijyanye na betting, mana we betting yo bivuza mpinda umushyitsi. Betting pe yaranyangije, nari nzi ko izanteza imbere kankiza, ariko birangira ingize imbwa amabyo utegute. Kubera gukunda umupira no kumenya cyane no gukira amakuru yawo, haje ibintu bitwa betting, babita imikino y'amahirwe. Ndavuga neka ngerageza amahirwe ndebe. Rimwe ndavuga nti ubanze ubukene bwose nifite bugiye kuzashira. Ndatangiye mfashe 3,000 shyizeho ku makipa ane yonyine, ngiye ko nambona haje 120. Ndavuga nakazi karaha, nguko betting yanyishingira umucakara, nari nifite moto zanjye ebyiri. Ndakora kugira ngo moto zinteze imbere ngira ikintu ngeraho, ahubwo birangira zihombye zose. Kuko iyo nje muri ya mikino y'amahirwe, ubwonko umutwe ntabwo ukibutegeka, ni kwiyoborera ukagenda uko mucakara wayo, kugeza utibuka ko nabo mu rugo wabyaye. Udufaranga ubonye niyo bageze nka saa narakora raziruka nkakora ko nani umukozi nifite imbaraga pe, shaka gutera imbere. Namwe n'ibihumbi 10, ahubwo mvuge nti ngiye kubijira mu muryango biduteza imbere, nkayoboka betting. Ukagura nk'amakipe yo ukabona waguze nk'amakipe ane, imwe irabyisha, yandi yose akabara hiye. Irampombya noneho urebye urubyiruko. Ikibabaje cyane ni bose, ariko cyane cyane urubyiruko narugira inama yo kugabanya ibintu bita imikino y'amahirwe. Rwose bagiye bigendamo gakeya, ntigeze no kumva na nyoko babivugaho. Imana imuha n'amahoro n'umugisha n'umuryango we abivugaho. Nari nzi ko atajya bimenya, ariko Imana ishimwe ko yabimenya. Hari n'umuntu nigeze kumva yabihayira arivuga ati ku betting si ikintu cyatuma bigutwara umwanya wawe wose. Ati ubifata nk'ibintu amafaranga ujyana nk'aya yandi uvuga uti aya najugunya akagenda. Uretse ku munsi cyangwa mu cyumweru wa bettingiraga amafaranga ngahe? Nk'umumotari wakoreraga ngahe? Tuvuge wacyuraga ngahe nko ku munsi wakuyemo yo wa betting? Ubundi biriya bintu biba bishaka igishoro. Iyo wabyinjiyemo icyo twita udupari, nakoraga nk'udupari 4. Wenda kamwe kakabikora ariko ntikagaruze n'ayawe, ugasanga niba ari 10 nagakoreye 10 nshaka kuvuga nti mu Rwanda aba 3 wenda ni Mama Messi n'umwana n'umuhungu we bari ibyo 3, asigaye niba aragiye kuri konti gutazangoboke. Ariko noneho bikarangira mu mutwe wamaze gupfa, kubera ko ntabwo ukikontorora, ntabwo ugitekereza neza. Ziriya betting yo zawe umwanya zikakuyobora mu bwonko, zirabwangiza pe. Ni ibihamya naguhamiriza nk'umuntu wabibayemo. Udupari ni iki? Udupari ni agapapuro utondekaho amakipe ayo wahigiye uhitamo ashobora gutsinda. Iyo atsinze urabye, habamo n'imwe yabyica ugahomba. Izo moto wazihombye mu gihe kingana gite? Sa nkaho tubwira. Urabona hari ukuntu, kubera ko tuba tuvuga mu miryango ikennye nta mikoro dufite, hari ukuntu umushoramari aza akakubwira ati ndashaka kuguha moto bitewe n'uko akuzi cyabona uri nyangamugayo, akaguha moto mugasanga mu mipatana, wayirangiza nubwo nane patanye n'umugabo umukapiteni bita Mozi Charles yangiriye icyizere amamoto, ndamukura ndayirangiza. Maze kuyirangiza ndayikoresha igihe akabyaye, kandi maze kukabona habaje ibintu bita bya betting by'imikino y'amahirwe, niko byita mu Kinyarwanda. Ndabiyoboka ukabyara niho ragakaramu ku mufuka nka konsi wa kera, cyangwa umwana wo muri garden wona ragakaramu ku mufuka. Ubwo niba nzindutse nka saa 3 nkamubonye nka 5, aho kugira ngo ntangire kubisha cyangwa byongere nkibonereza ya betting, nkicarama byonyine umwanya bitwara ngo uri muranariza wigize umunyeshuri wa danje. Sha umva mwana wa byarampombeje,
kugeza ubu ngubu reba ahantu mba ntuye muri aya manegeka nayo ni ubukode nakabaye mfite inzu yanjye yo kubamo byaranyishe biranzonga kugeza aho umudamu ahangayika nkagenda nkirirwe njyewe nkabiraramo ngo ntegereje zimwe zo muri za Argentine muri Amerika y'epfo zikina mu bicuku ngo ntegereje ko ziri bukina zigatsinda ngo nkabona amafaranga najya kubona umuntu bazikubise zose nkatahira. Hari igihe se byatumaga byibuze udakora n'akazi ntabwo wagakora utese niba iyo umaze gukorera niba unatwaye umugenzi ugahita uyabona uza kugura agapari kubera iki byamaze kukwica mu mutwe uri nk'umucakara wabyo kugira ngo uzabikontorore neza nk'uko byakaguye ntabwo bigukundira. ubwo ugereranyije nk'izo moto ebyiri zari zifite agaciro k'amafaranga ngahe wavuga ko wahombye? Urabona ubwenge iyo umaze kwirangiza yari ihagaze nk'ibihumbi nka 800 ubu yakaba ari nk'imwe na 600. Izo nabo bakuzigurisha ko zazikozemo we nkaba nagura na moto nshyashya ariko birangira byose mbibuze ngiye ko namuraguma mu rugo iteramo zose zimaze gushira neza burundu ndatungurwa mera nk'ibandi. Ubu bivuze ko papa Messi udashobora kongera ku betting? Mana ishobora byose aho kugira ngo nsubire mu betting nacukura umwobo nkigeramo nta furenze ku myaka mfite kuba ntagiraho nta meze nk'impunzi. Uvuze aho kugira ngo nsubire muri betting rwose n'abanyirazo babyihanganire kuko ni ibyambayeho nacukura umwobo nkijyanamo nkamenya ngo ndapfuye gusa sinakwiyahura kuko kwiyahura si byiza. Shima ko dufite ubuyobozi butuba hafi abantu ugezeho n'ikibazo bukacyumva ariko ikintu nsaba wankura mu bukode reba abantu mbona bari mu manegeka nayo sayanjye nako mfite wanjye ntaha urumva ko hari abavuga ko umuntu wa betinze adashobora gupfa kubireka. Ngiye n'ibintu wamirije narabiretse n'amamese kugeza isaha narizera ko nabiretse ariko umutima wanjye narabiretse. Byagutwaye igihe kingana gite kugira ngo ufate icyo cyemezo cyangwa ubiveho ubicikeho burundu? Kugira ngo mbicikeho iyiguma mu rugo nubwo yatuzengereje irimwe amasomo menshi cyane tutabwiza no muri Harvard y'Amerika iyankwemo amasomo menshi cyane kuko ibyo byarabaye nta n'ibihumbi 5 ufite ku mufuka bati mugume mu rugo covid iteyemo sha naraje ndeba nk'ibandi ndavuga se ndabigirane sinzi ukuntu burya kubana n'abantu ni byiza. Hari umunyamakuru witwa Benjamin Gicumbi wo kuri BNB umwezi n'uwo bakorana bitwa Fuad ndabwiye numva inshuti zanjye ibintu ndabigirane imbaburira manitse nta kintu kiri mu rugo barambwira ati papa Messi nuko bimeze batereka tuze tukuremere buriya hari inshuti z'aba diaspora ziba hanze zikurikirana cyane amaradiyo Imana ijye baba amahoro n'umugisha. Hari witwa Paul muri Amerika barakuremeye se barandemeye baramuhamagaye bambwira ati hari inshuti yacu ifite akabazo kanaka cyo ko mbona umufuka w'umuceri w'akawunga biraje ubwo n'ubufasha bwa leta bwari butaratangira kuza ibyo badoga mu miryango ubwo mfite nk'uro dufaranga duke ndavuga nti reka niga gukarata naragiye ngura imbabura urayibona notse ikigori umusitari papa Messi nababuye ikigori nduruzira bagana hari ku kiraro cy'abasirikare batwubakiye. Hari ingaruka se ku betinga byageze ku muryango wawe umugore y'abana? Ingaruka ni nyinshi kuko ubu tuvugana byageze aho kuri betting ukora nayo majoro nta n'ikintu usiga mu rugo. Mama Messi kubera kumangakisha akurizamo uburwayi bwa diabete urumva arwara diabete iramuzengereza ariko ninjye nyirabayazana kwera ibintu bya betting. Ubu ni irihe somo wakuyemo nihe nama wagira abandi bantu? Isomo nakuye nuko byanshyize mu butindi aho nakabaye ndi umukungu nk'abandi ntabwo nakwaye nsabiriza sakwaye nsabiriza ho kuba arimo mvuga nti nuwandemera nyakubahwa perezida wa Republika aramutse anyibishaka nkaho kuba gusa yaba ngiye muri batisima nagira inama umuntu wese ukibetinga cyangwa n'urubyiruko cyane urubyiruko abana bakiri batoya igihe gise ntabwo kigaruka ayo mahirwe babona nanjye yanjye arumva ko yambere imfabusa usinkubwira ngo bizongera bigaruka nkuko nabonaga amafaranga siko bizakomeza rwose bambabare urubyiruko mutwumva musoma cyema kuri gihe ibintu bya betting mu byitondere rwose nibira ushoboka kubicikaho. Murakoze cyane. Yitwa imikino y'amahirwe ariko amahirwe yabyo ni gake cyane. Murakoze namwe.